nk'uko mubibona hano turi kumwe na primaire maternelle bari mu mashuri ntabwo bo babashije kuza hano kuri Rasamburamo. Abandi umurezi hano mu kigo cyacu cyitwa New Light Complex Academy. Ni ikigo gitangiye uno mwaka, ni ikigo gitangiranye ingufu. Ababyeyi muraho aka kanya rero twishimiye uyu muhango wo gutangiza ishuri ryacu ryitwa New Light Complex Academy. Ni ishuri rishyashya ritangiye bwa mbere hano mu karere ka Huye mu murenge wa Huye. Ni ishuri ritangije ibyiciro bibiri, icyiciro cy'ishuri ry'incuke n'icyiciro cy'ishuri ribanza. Maternelle ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, ndetse na primaire kuva mu wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu. Babyeyi rero turabashimiye cyane ku cyizere mwatugiriye mukatuzanira abana. Ngira ngo mu masaha ashize hano hari ababyeyi benshi, ni mwebwe mubaje kuba mugihari kugira ngo dutangize uyu muhango w'iri shuri by'umwihariko. Abandi baracyari kujya gushakisha ibikoresho kugira ngo abana batangire ishuri, ibikoresho byose bisabwa byuzuye. Abana rero namwe ndabashimiye, mbashimiye buryo ki mwumvikanye n'ababyeyi mukaza kuza gutangira kuri iri shuri ryacu New Light Complex Academy. Nk'uko mubibona hano turi kumwe na primaire maternelle bari mu mashuri ntabwo bo babashije kuza hano kuri Rasamburamo, ariko uwaza gukenera kujya gusura abana mu mashuri yaza kuza kuhagera akababona. Nk'uko rero nari mbibabwiye mu kanya gashize mbabwira ko dutangije icyiciro cy'ishuri ry'incuke ndetse n'iribanza. Hano mu mashuri abanza dufite umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane n'umwaka wa gatanu. Umwaka utaha tukaba tuzatangiza n'umwaka wa gatandatu. Abanyeshuri mubona aha ngaha bahagaze imbere yacu ni abanyeshuri bamaze kugera aha ngaha kuko n'abandi baracyaza. Ubu tumaze kwandika abanyeshuri barenga 100, kandi tugiye no mu mibare aha ngaha dushobora gusanga 100 barimo, dushyizemo nabo muri maternelle. Ariko nk'uko mubizi mu ntangiriro hari ababyeyi baba bagishakisha ibikoresho. Ntekereza ko ejo ku munsi wa kabiri witangira ry'umwaka w'amashuri 2021 2022 abana bazaba bagenda biyongera. Nk'ishuri nyine rishyashya birumvikana ritangiye abana batambaye imyambaro y'ishuri kubera yuko bariho barayitegura. Ntekereza ko iki cyumweru kiraza gushira abana badasa gutya, abana bambaye umwambaro w'ishuri ryacu New Light Complex Academy. Nkaba nsaba abana kwihanganira uyu mwambaro musanzwe mukoresha mu rugo, mukamara iki cyumweru ari wo mwambara. Natwe turimo turashyiramo imbaraga zose kugira ngo iki cyumweru kirangire mwamaze kubona umwambaro ubabereye, umwambaro ubereye ishuri ryacu New Light Complex Academy. Nkaba kandi nanasaba ababyeyi ko namwe mu bidufashamo mukajya mutegura abana kare mu gitondo, mukabambika imyenda isanzwe yo mu rugo nk'uko twabibabwiye, bakaza mu ishuri. Ariko natwe ubu niho hantu tugiye guhanga amaso kugira ngo dukemure ikibazo cy'imyambaro y'ishuri. Nk'uko twabiganiriyeho ku wa gatanu mu nama yaduhuje n'ababyeyi yo kurebera hamwe imyiteguro yitangira ry'umwaka w'amashuri, twababwiye yuko ku kijyanye n'imyambaro y'ishuri inifomo isanzwe bazajya bayambara ku wa kabiri, ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa kane.
noneho kuwa gatatu no kuwa gatanu bakambara undi mwambaro w'ishuri dukunda kwita tenue de sport. Bazambara tenue de sport kabiri mu cyumweru, hanyuma uniforme bayambare gatatu mu cyumweru. Nkaba mboneraho no kubibutsa ibigendanye n'ingengabihe y'amasomo. Amasomo azajya atangira saa moya n'igice. Saa moya n'igice kugera saa mbiri abana bagomba kuba bicaye mu ishuri bari kumwe n'abarezi babo, bari gukosora imikoro ndetse bari kwandukura indi mikoro bari butahane nimugoroba, cyangwa se bari gukora etide. Saa mbiri zuzuye no gutangira amasomo. Saa mbiri zuzuye kugera saa yine. Hanyuma saa yine kugera saa yine n'igice no gufata ikiruhuko ndetse n'amafunguro ya mu gitondo, kubera yuko abana bazajya baturuka mu rugo bazindutse, wa mwanya wo gufata ifunguro ryo mu rugo batawubonye. Niyo mpamvu saa yine abana bose biga muri iki kigo bagomba gufata ifunguro rya saa yine rya hano ku ishuri. Saa yine n'igice kugera saa sita n'igice ni amasomo. Hanyuma saa sita n'igice kugera saa saba na 45 ni ikiruhuko cya saa sita no gufata amafunguro ya saa sita. Saa saba na 45 kugera saa 10 n'igice ni amasomo. Hanyuma saa 10 n'igice abana bagataha bakajya mu rugo batahanye imikoro bakorera mu rugo. Ndabasaba ko muzajya mwibutsa abarezi nibabyibagirwa kubaha imikoro cyangwa devoir cyangwa homework. Mugomba gutahana ibyo mugomba gukorera mu rugo, sibyo? Kubera ko intego ibazanye hano ni ukwiga, mukamenya, mugatsinda, mukaba abambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, sibyo? Tukazajya twiga rero kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, sibyo? Abarezi nanone baraza kuza kubaha timetable cyangwa orere cyangwa ingengabihe y'ayo masomo. Mujye munareba ngo uyu munsi ndaza kwiga aya masomo, ejo nzigaya, gutyo gutyo. Ariko hari n'ibindi bikorwa dushobora kuzajya dukorera ahangaha ku ishuri. Harimo ibikorwa bijyanye no kwidagadura, harimo kubyina, gukina, kuririmba, guhamiriza, gushushanya, kureba za mpano zanyu zibarimo kugira ngo tuzihuze n'amasomo yanyu mwize, byose mubitwarane. Turakomeza kubasaba ko uyu muco mwiza wo gusura abana ku ishuri mwawukomeza. Buri uburezi buri hagati yacu twese, buri hagati y'umubyeyi, ishuri muri rusange n'umurezi. Mujye muza rero muhagere, mugere kuri biro tuvugane, niba ngombwa munasura umwana mu ishuri murebe uko umwana yiga. Nkaba ndi directeur w'iri shuri New Light Complex Academy, sibyo? New Light Complex Academy, ni mubisubiremo. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ujeneza Denise, nkaba ndi umurezi hano mu kigo cyacu cyitwa New Light Complex Academy. Ni ikigo gitangiye uno mwaka, ni ikigo gitangiranye ingufu, y'ubundi nigisha mu mwaka wa kabiri. Muri uno mwaka wanjye wa kabiri mise ntangirana abanyeshuri bageze ku mubare wa 27, n'abandi barakomeza baza, kandi rwose ni byiza. Abana bitabiriye, abana bafite ubushake, abana bari kwiga neza. Ndumva muri rusange tugiye kuzamura ireme ry'uburezi muri iki kigo cyacu, buryo tuba intangarugero mu karere kacu ka Huye, mu ntara yacu y'Amajyepfo ndetse n'igihugu muri rusange. Tukaba dufite intego yo kuzajya tuba muri bya bigo bya mbere biperforminga neza mu gihugu cyacu. Murakoze. Nitwa Mugabo Nake Yohani Bosco, uyu mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho. Nazanye umwana mu mwaka wa kabiri muri iki kigo gishyashya kuko namenye ko gishobora kuba gifite karite y'uburezi kurenza aho twarereraga nubwo gitangiye, ariko numvise abarimu bahari n'umuyobozi wacyo na gahunda bafite twabonye ari nziza, twumva twahayoboka tukaharerera. Imvune yo irimo ni ukuzana agence
dufite amahirwe kuko umuhanda barawukoze kugira hano ntabwo bigoye cyane nta nubwo bihenze ku buryo buri mubyeyi wese wabishaka yabikora, ariko nanone bisaba kwisharija kohereza umwana muri ubwo buryo, urumva ko bisaba kubitegura kare no kumubyutsa kare kugira ngo adakererwa ishuri. Ibyo byose rero twiyemeje kuzabikora no kwishyura minerivare, ntabwo bihenze cyane ugereranije n'ahandi, ariko nanone icyo dukurikiranye ni uburezi bwiza. Twumvise ikigo gifite, twumvise gahunda yabo, twumva rwose ni nta makemwa. Ibyo ari byo byose buriya buri muntu wese yifuza ko umwana we yajya mu ishuri ry'indashyikirwa rimuha ubumenyi, umuco, mbese muri byose bakamufata neza ku bijyanye n'imirire, bakamufata neza ku bijyanye n'ubumenyi bwo mu ishuri, abarimu beza, mbese gahunda twabonye bakayubahiriza, byaba ari byiza cyane. Tukumva ko uko umwana tumuzanye tuzasanga hari ikintu kiyongereho kandi kinini. Ibyo bizadufasha nk'ababyeyi kandi bizafasha n'ubuyobozi bw'ikigo, kuko n'abazabona abana bacu bameze neza, nkeka ko nabo bazayoboka iki kigo. Niba dufatira abana neza, nkeka ko aribo inyungu nyinshi tuzazigira, ariko n'ikigo kizabyungukiramo cyane. Ukuri kubera ko leta yacu yadutekereje ikadukorera umuhanda, kurera hano biroroshye kuko hari n'abandi baturutse kure za Nyanza, za hehe, nabonye nta kibazo gihari, ntabwo ari ibintu bikanganye, nta mpungenge. Nitwa Marie Louise. Rero nazanye umwana hano nyine kuko nakunze kino kigo, nkurikije uko numvise biga nuko barera neza, numva nifuje kuharera umwana. Rero uko nifuza numva ko batera indi ntambwe yindi, mbese bagakomereza bagakora nk'uko bakoraga nyine mbere hose, bakarera neza ngo bakaturera nyine uko abana bacu uko tuba tubyifuza, bakabigisha nyine. Sinzi mbese ukuntu mbyifuza, nifuza ko abana bacu bazakura mu bumenyi, bakabarera neza, bagakura mu bwenge, kuko nicyo umuntu aba yifuza nk'umubyeyi. Nitwa Shyaka Jean Paul, abantu yikibeho mu karere ka Nyaruguru. Tumaze kumenya ko hano haje ishuri, rero twafashe icyemezo cyo kuzana abana hano kubera ikibazo cy'uburezi, ikireme ry'uburezi twari dufite. Tukaba twifuzaga ko iki kigo cyatubera intangarugero, abana bacu bakiga neza bagatera imbere. Igishimishije rero, abana bacu bajyaga babura ahantu biga, twabonye ikigo hafi yacu, kubera ko atari mu kajagari, cyaje ahantu heza, umuntu ava ikibeho ahita kigeraho biroroshye. Umwana nazanye yiga mu wa 4, nazanye n'uwiga mu wa 3. Ukuntu wahuza urugendo rero n'ishuri, ikibeho agaragara ko harimo urugendo, ariko dufite ikibazo cy'amashuri. Twebwe nta mashuri ari prive ahari. Abana rero bacu twashaka natwe twifuza ko tubona ishuri ryiza bakwigamo. Iri mpamvu ari ryo mvuga ko riri hafi, nuko riri ku muhanda uva Kibeho, umuhanda uva Huye ugera Ikibeho neza direct. Icyo nasaba ubuyobozi bw'ikigo ni ukudatakaza icyizere twebwe twabagiriye. Iki kigo ubushobozi bwacyo tuzaburebera ku bana bacu. Nitwa Zirimwabagabo Viateur, nigisha mu mwaka wa 5 nk'uko maze kubivuga kandi babyiboneye. Umwuga w'uburezi umazemo imyaka 22. Icyifuzo cy'ababyeyi no mu rwego muri gahunda ya leta ni uko twagira uburezi bufite ireme, aho tuzamura ubumenyi bw'abana mu kuvuga indimi, mu guhanga udushya, ku buryo iki kigo New Right kizaba ikigo cyitegererezo muri aka karere kacu ka Huye ndetse no mu gihugu muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mugwaneza Edouard, nkaba ndi umuyobozi wa New Right Complex Academy. Ni ishuri ryigenga ritangiye hano mu murenge wa Huye. Ni ishuri mu by'ukuri rije gufasha ababyeyi batuye hano muri uyu murenge wa Huye ndetse no mu nkengero zawo, ndetse n'abaturanyi by'umwihariko bo mu karere ka Nyaruguru. Uyu munsi rero witangira ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 2021. Mu by'ukuri ndishimye cyane kubera yuko twari tumaze igihe kitari gitoya dutegura iri shuri, dushaka aho gukorera, dushaka ibyangombwa. None kuri uyu munsi nk'ayandi mashuri yose yo mu Rwanda, umwaka w'amashuri watangiye uyu munsi, natwe twatangiye. Nkaba rero nishimye, mu by'ukuri nishimiye icyizere ababyeyi batugiriye, nishimiye
umubare munini w'abana baje gutangira muri iri shuri nk'uko mwabibonye, dufite abanyeshuri barenga 100. Ni icyizere gikomeye rero cy'uko iri shuri rizakura rigakomera rikagera ku byo twifuje kugeraho, rikaba ishuri ry'icyitegererezo nk'uko twabitekereje kandi twabyifuje.